Captain Gravity. Man of the match. Man of the match. Number 10. Sibakunzi ba EM Sport twongere tubaha ikaze kuri kamera zacu nk'ibisanzwe. Murabizi ko turi abambere ku kintu kijyanye na siporo hano mu Rwanda. Ngira ngo muri kubibona ahantu duhagaze hano kuri tapi rouge hari kubera amarushanwa ari kwitabirwa bikomeye cyane byerekana ko abakunzi ba siporo bakumbuye shampiyona. Tugiye kugenda tuganira n'abasportifu nagiye mabona abareyo benshi cyane abareyo baje kwirebera ngo umwe mu bakinnyi Rayon Sport yaguze bamwe bari kwitotomba bavuga ati haji niyo mpamvu tugiye kugenda twegera bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba APR kugira ngo tugende tubabaza tugira ibyo tubabaza nkwibutse ko ushaka kwamamaza hamagara ino nimero tukwamamarize tukugereze ibikorwa byawe kure bitabyawe musi. Umeze neza ntarebe ndashimana umureyo w'ukuri indani mu maraso wari waje kwirebera umukinnyi ngo mumaze kugura ntago ari we wari wanzanye ninje kureba football beranga bitewe nuko ntari mpirutse kureba umupira wari umaze iminsi uriye ko nakubona iminsi nsa nkaho muze yo kubera akazi ariko natangiye guhuguka muri iyi minsi ni imikino uri kubona gute ni imikino nyine ibishaka umuntu aba akeneye ko yaza akareba akaruhuka mu mutwe akabonana na bamwe mu nshuti ze umuntu aba aderukana nabo cyane abareo tuba tuderukana kuri stade hirya no hino kugeza ubu ngubu tukanezezwa nuko mba nongeye guhura nabo aka kanya abareyo ngo muri hebye nta kintu ngo umukeba ngo umva nkubwire mu kuri kw'Imana yo mu ijuru ishobora byose nta munsi n'umwe uzigera ubona umureyo yihebye nta na rimwe. Impamvu ngiye umureyo ushobora kwiheba ntago aba ari umureyo wavutse ari umureyo ahora yishimye igihe cyose ahora yiteguye guhatana mu byiza no mu bibi. Impamvu ngiye ubu uyu mwaka Rayon Sport umwaka turimo dutambuka murangiye twabaye nk'abasitara tugeze aho twendaga kwambukira ngo dutware igikombe cya shampiyona ibyabereye muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'ibisanzwe biberamo twese turabizi twabuze igikombe cy'amahoro tuburi cya shampiyona byose turabibura ariko no mwaka icyo twebwe tugendereye no gusubira muri ya matsinda yacu twamenyereye. Ubaka kanya umukeba yamaze kwiyubaka Rayon Sport biracecetse nta zina rikomeye murasinyisha ahubwo muri kubona uyu mwaka ahubwo tugiye kwinjiramo muzasohoka murabona ahubwo noneho ibibazo bitazaba ibibazo. Mva nkubwire ndagira ngo nkwibutse ko APR kuva mu mateka yayo yashingwa nta na rimwe itegeze yiyubaka igihe cyose ihora yiyubatse. Ndagira ngo nkubwire ko Rayon Sport igihe cyose yazanira abakinnyi twiteguye kwitegura gutwara igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha. Iki twakivuyeho kubera impamvu zacu bwite tuzi izindi zaturutse kuri Ferwafa. Ubu ngubu turiyizeye tugiye gutangirana n'iyi shampiyona udushya gusa ni twinshi cyane sinzi nimba ukeneye kutumenya. Ubaka kanya Perezida wa Rayon Sport Haji yamaze kumujyana muri RIB muri kubona bitagiye kubakoma mu nkokora mu buryo bwa rekiritoma aho ari kubishyuza miliyoni zigera muri 30 zinarengaho mu gihe abantu bari kuvuga ko mu nzove bikomeye. Umva uriya mugabo nge nta cyezere mufite rimwe na rimwe ari nubwo tujya twibaza nimba bari abantu baba bafite n'ikibazo cyo mu mutwe bikanyuga. Uriya mugabo umwaka ushize nagiye kumva ngo yaguriye Gasogi ngo igikombe yakiyishyiriye. Ese waba ukundi ubu yavanye urukundo yari ajyanye muri Gasogi arugarura muri Rayon kwiguriza amafaranga urumva yarayifitiye urukundo. Abantu nk'abo ngabo ahubwo bari abashaka guharabika abaperezida ba ekipi ya Rayon Sport. Ni impamvu mvuze abaperezida ni ekipi iyobowe n'ubuyobozi bufatika abahoze bayobora Rayon Sport bose niyo mpamvu mvuze ngo ni abaperezida. Ni twa tugambo nyine tuba dushaka gucamo hirya no ura ntago ari umureyo bro ntago ari umureyo ni bamwe bashaka kuzana amagambo mbese utuntu twishi dushaka kugira ngo ducemo ibiciro Rayon Sport ntago ari umureyo. Iki cyari cyo gihe cyo kuba yaza kwishyuza niba koko binahari iki cyari cyo gihe. Umva nkubwire nimba atarwaye mu mutwe ntago cyari cyo gihe cyo kuza kwishyuza sibye ko ntanahamya yuko ayo mafaranga yafitiwe ntayafitiwe. Ubu se waba
yaba afite ayo mafaranga kwa yicaye aha ngaha yabagiye muri business zisanzwe ubuse ari kwinjiza ngahe hano twebwe dufite byatuzanye aha ngaha gukontora tukareba urase ni umushoramari yaje kurambagiza abakinnyi hano kugira ngo ekipe nawe ntagende ntabyo dukeneye kumva icyo nshaka kukubwira cyo abakunzi ba Rayon Sports uno mwaka twagiye dufata umwanzuro ukomeye twafashe nguyu ni uwuhe Rayon Sports twarakandamijwe muri iyi shampiyona turakandamizwa kuva ku itangira kugeza ku iherezo bigeze kuri finale aho tubona ko twenda guterura igikombe turicarirwa ntago twagumye gukandamizwa twaricariwe ubu mwanzuro twafashwe nguyu umwanzuro twafashe nk'abakunzi ba Rayon Sports apana abafana nuko tutazongera gusubira kureba match nimwe iyo ari yo yose mu shampiyona y'u Rwanda ngira ngo nimba bakumbuga hirya no hino ugenda ubona ko hari inyandiko zigenda zicicikana nyinshi z'abariyo nta match nimwe tuzongera kwitabira Rayon Sports ititabiriye APR yagize gutya mu bakinnyi imaze kurukirita ibakuramo abakinnyi batatu mutagiye bavugwaho rumwe bakinnye neza muri fazare bigeze muri fazare tour mutangira kubashinja ko bitsindisha cyangwa se barya amaruswa birangije shampiyona irangiye APR irabagura ni ikintu wakire gute kubona Umborenga asubiye muri APR Haji ajya muri APR Bugingo ajya muri APR kandi bataravuzweho rumwe muri fazare umva nkubwire abo bagabo uri murambwira yaba Iraguha Haji yaba Bugingo Hakimu haba Umborenga Fitine aba ntago ari abakinnyi kwe duteze ko twatwariraho igikombe gusa icyo nababwira cyo nibabasha no gukurikira interview bakoze ibintu by'ububwa bidakwiriye abantu babagabo kuko nimba uri umukinnyi uri muri ekipe wumva ko ishobora kuba yatwara igikombe kakuzamurira n'izina ukaba wajya gukina imikino mpuzamahanga ukajya unyuzamo ugatsindisha ekipe nta bunyamwuga buba burimo nibagende bajye kurya benshi ishyorongi kuko nzi ko batazakina gusa ni igihembo ni inyiturano babahaye kugira ngo babe barya kuri biriya biryo byaho ubundi babe bababitse igihe nikigera amasezerano bahawe narangira bazajya gufata amasuka bahinge kuko ndatekereza umwuga wabo zaburo guhinga ntago bazongera gukina umupira ishyorongi uko birangira turabizi nta mpano zijya zibayo umukinnyi wese wateye ntambwe akajyayo birangira bagiye guhinga icyo nshaka kukubwira cyo ngo reba nka bari abakinnyi tekereza umukinnyi urimo nka niyo mugabo Claude harimo umukinnyi wavuye muri Rayon Sports w'umudefenseur n'igena Clement Nemera yakaba yari umukinnyi utakiri kubarizwa kuri shampiyona y'u Rwanda ariko nubwo yahembwa miliyoni 10 muri APR bizarangira ubwo kariyeri yiwe izarangira hano mu Rwanda yakabaye arekurwa akajya gushaka izindi kipe hanze y'igihugu kugira amafaranga yongere ariko reba nyine ibyo nshaka kukubwira ko ari ibintu bishoboka nawe ubona ko bigaragara ikindi wenda nasa nk'usorezaho abakunzi ba Rayon Sports nk'uko nabikubwiye twiteguye guhera igihe shampiyona izatangirira deja guhera ku gikombe cya Super Coupe ntago uzatubonayo iyo gahunda mwihaye Super Coupe ntago uzatubonayo uzabonayo babafana ba pera pana bakunze babafana ba peri nibo zasanga bagiye kuzuza stade Amahoro nabonye bahabwa n'igikombe ahari yari bari abafana bangana nk'inusu y'isukari narasetse ndumirwa bari abafana bangana nk'inusu y'isukari mbona batangiye kubamanura babegeza hasi kugira ngo begerane babashe gushyushya stade ariko nta kintu kirimo gusa twebwe ntituzongera kwitabira imikino cyakoze wenda tuzajya twohereza amabandorori tuyashyiremo muri stade kugira n'abakinnyi nibayabona babone ko tutabatereranya ariko ya mafaranga twakagombye gutanga twishyura amatike yo kureba umupira tutakiriye ekipe yacu tuzajya dukanda akanyenyeri ajye kuri konti za Rayon Sports nk'ibisanzwe ayo mafaranga azajya ahabwamo prime abakinnyi bakinnye iyo match umukinnyi urugero najya mu kibuga yizeye ko ari buze guhabwa n'urugero nka miliyoni ayo azajya akina umupira yiteguye guhangana afite ishyaka ryinshi bro nimba waragiye ukurikirana ibibazo byagiye bizamo by'inzara mu bakinnyi ba Rayon Sports ibyo bintu tuza kuba twarabikoze kera twaramenye ubwo bwenge
ntabwo ibyatoweho byose byagombaga kubaho. Capitaine Gravity. Man of the match. Man of the match. Number 10, number 10. Man of the match. Arabizi.